twongeye kubasuhuza nshuti mwese mukurikiye Brick TV, turi mu kiganiro Maisha Talk. Tumaze iminsi tubaganirira ku ngingo zitandukanye zireba ubuzima, n'uyu munsi rero twaje kugira ngo tuganire ku ngingo tutari twaragize tuvugaho, ni ingingo irebana n'indwara zibasira abana, ariko twibanda cyane ku miswi ndetse n'umusonga. Nkuko mubizi rero tubatumirira impuguke zitandukanye kugira ngo ziganire ku ngingo tuba twahisemo kuganira. Turi kumwe na muganga w'abana, ni inzobere yabikozemo mu gihe gitandukanye n'ahantu hatandukanye. Ndagira ngo abibwire hanyuma nze no kubaha umutumirwa wacu ariko wari n'umusangwa dusanzwe tuganira cyane muri iki kiganiro, nawe aza kubibwira. Ndagira ngo mbahe ikaze. Murakoze. Njye nitwa Dr Diane Kayitesi Patrice, nkaba ndi umuganga w'abana, ego batwita aba pediatre. Ni ukuvuga ngo tuvura abana mu byiciro bitandukanye. Iyo tuvuze umwana tubanza kuvuga uruhinja, kuva umwana yavuka kugeza ku minsi 28, hanyuma tukavura n'abana bisumbuyeho kugera ku myaka 15. Murakoze cyane, tubahaye ikaze mu kiganiro Maisha Talk. Murakoze cyane. Nagira ngo namwe mwibwire abadukurikiye. Murakoze cyane, nanjye nitwa Dr Anicet Nzabonimpa, nanjye nkaba ndi umuganga, ariko nkaba ndeba cyane ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Murakoze. Dr, twinjira mu kiganiro nagira ngo mudusobanurire neza. Iyo bavuze ngo muganga w'abana, wari ubaye nk'ubikomezaho, ariko nagira ngo dusobanurire neza abantu babyumve. Muganga w'abana, ese abavura abana gusa, ntashobora kuvura abandi? Ese abo bana nyine n'abiki kigero? Ndagira ngo badukurikiye babanze bumve icyo muganga w'abana akora mu by'ukuri. Urakoze. Muganga w'abana mu by'ukuri ni umuspecialiste, ni umuganga w'umuspecialiste uvura abana, wabizobereyemo mu kuvura abana gusa. Yego. Uburyo tuvura ubundi cyangwa se mu byiciro by'abaganga, kugira ngo umuntu ahinduke muganga w'abana urabanza ukaba umuganga uvura abantu bose. Yego. Abo twita aba generalist. Yego. Hanyuma nyuma yaho rero ujya gukomeza amasomo ukiga noneho kuvura umwana gusa. Icyo gihe urangije ayo masomo rero imyaka 4 cyangwa se inarenga, nibwo witwa umuganga w'abana, abo twita aba pediatre. Urakoze cyane. Dr, ndumva tuza kuganira byinshi bisobanutse ko dufite umuntu bizobereyemo cyane rwose. Dr, tutangira ikiganiro ndagira ngo mbabaze, mu bivugwa nuko mu ndwara zibasira abana cyane harimo imiswi n'umusonga, ese ni ukubera iki? Urakoze. Abana cyane zibasirana abana batarageza imyaka 5. Hari impamvu zitandukanye cyane zitewe n'uko umubiri wabo uteye cyangwa se n'ubuzima babayeho mu miryango yabo. Wenda dutangiye uko umubiri wabo umeze. Mu gihe umwana akivuka akiri mutoya, ntabwo aba afite ubudahangarwa buhagije, abatarakora ubwirinzi buhagije bwo kumurinda indwara zitandukanye. Bityo rero akaba afite ari vulnerable, afite risk yo kuba yarwara za ndwara z'umusonga, yahura n'amavirusi, yahura n'udukoko dutera indwara akabyandura mu buryo bworoshye. Iyi niyo mpamvu ya mbere, abataragira ubwirinzi buhagije bwo kumurinda indwara. Ikindi ni uburyo imiterere y'imyanya y'ubuhumekero yabo imeze. Ni ukuvuga ngo ibikiri mitoya, imihogo uhereye ku mazuru kumanuka kugera mu gihaha, ibitarakura, ari mito kandi ifunganye. Bityo rero umwana iyo arwaye indwara y'ubuhumekero, niyo yaba ari ibicurane, bituma adahumeka neza, akaba yanaremba cyane. Ni ukuvuga ngo nta myanya y'ubuhumekero afite ikuze, ibikiri mito kandi ifunganye kandi itabasha guhangana n'izo ndwara z'ubuhumekero zitandukanye. Impiswi rero, impamvu zibarembya cyane bakaba banitaba Imana, ni ukubera iyo arwaye impiswi atakaza amazi menshi cyane kandi mu gihe gitoya ugereranyije n'abana bakuru cyangwa se n'abantu bakuru. Mu by'ukuri niyo mpamvu abana bari munsi y'imyaka 5 bibasirwa cyane n'indwara y'umusonga ndetse n'indwara y'impiswi, bakaba bahatakariza ubuzima. Ikijyanye n'aho baba mu buzima bwo mu rugo, ko babayeho mu miryango, hari igihe usanga ubucucike mu nzu, inzu irimo abantu benshi. Ni ukuvuga ngo umuntu nimba arwaye ibicurane cyangwa se akarwara koroshye, abana bato bari mu nzu bahita bayandura cyane. Ni ukuvuga ngo ubucucike bwo mu miryango, inzu ahantu abantu babayeho. Imyotsi, kuba abantu batekera mu nzu, nubwo ntekereza ko mu Rwanda rwacu biri gucika bitakibaho, ariko iriya myotsi cyangwa se kunywera itabi ahantu hari abana batoya,
bituma bagira ibyago byo kurwara cyane izo ndwara kandi zikabarembya. Murakoze. ndagira ngo utubwire ntituragira ku bimenyetso ariko utubwiye iby'itabi, utubwiye iby'imyotsi niba hari aho bikiba, ariko watugaragariza dutandukanyiriza ku mpiswi no ku musonga kugira ngo abantu bumve neza impamvu abantu bicwa n'umusonga cyangwa impamvu usanga barwara cyane impiswi ni ukubera iki. Noneho dutangire wenda nko ku mpiswi abana batoya batakaza amazi menshi kandi vuba cyane, umubiri wabo niko umeze. Ni ukuvuga ngo niba abirwaye umubyeyi ntabashe kubona ibimenyetso ngo abashe kumujyana kwa muganga vuba vuba, umwana atakaza amazi menshi mu gihe gitoya akaba yahatakariza n'ubuzima. Niyo mpamvu usanga impiswi zibibasira cyane zigatwara n'ubuzima, kuko impiswi niyo ndwara ni nk'iya kabiri inyuma y'umusonga yica abana benshi munsi y'imyaka 5. Ntabwo ari mu Rwanda gusa ahubwo ni ku isi yose. Umusonga nawo niyo ndwara ya mbere yica abana benshi munsi y'imyaka 5 ku isi hose, no mu Rwanda mu bipimo dufite biba bigaragara. Yego, noneho cyane cyane rero kubera iki? Nta budahangarwa bafite ugereranyije n'abana bakuru cyangwa n'abantu bakuru. Ntabwo aba yakadevelopye ubwirinzi bwo ku ndwara. Ziriya ndwara z'umusonga ziterwa n'udukoko dutandukanye. Ziterwa amavirusi, iyo tuta virusi, iyo tuta bagiteri. Hanyuma rero iyo ahuye nabyo we ahita arwara kuko ntabwo afite ubudahangarwa bwo kubyirinda buhagije. Niyo mpamvu bakunze kwirwara cyane ugereranyije n'abandi bana barwara, abana bakuru n'abantu bakuru. Ubwo ku ndwara y'umusonga na diyare n'impiswi byose ni kimwe ngaho kudahangarwa. Yego. Ikindi wenda nanone ku musonga uburyo imyanya y'ubuhumekero y'abana iteye akiri muto. Umwana iyo akivuka agira akanya ko kugira ngo imyanya y'ubuhumekero bwe ibashe gukura. Ibikiri mitoya rero ibigifunganya ari gatoya, yarwara ibicurane agafungana cyane ku buryo n'ibicurane ubwabyo abantu bakuru barwara. Iyo umwana birwaye umubyeyi ntamujyane kwa muganga ashobora no guhagarika guhumeka bikamuviramo gutakaza ubuzima. Ubwo ibyo ni ibijyanye n'imyanya yabo y'ubuhumekero iba itarakura. Yego, murakoze cyane. Dr. nzi ko wagiye ujya hirya no hino mu cyaro ndetse no mu mijyi gukora ubushakashatsi mu bintu bitandukanye. Ndagira ngo utubwire, urebye imibereho yacu nk'abanyarwanda, hari ibyaba bishobora kuba byakurura cyane izo ndwara tuvuze, ndavuga impiswi n'umusonga ku bana? Murakoze cyane. Ngira ngo icyo nakwibandaho cyane duhereye no ku mibare duhabwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ku ngano y'abaturage dufite mu gihugu, imibare itugaragariza ko aba bana bakurikiranwa n'abaganga b'abana kugeza ku myaka 15 usanga bajya gusaga 1/2 cy'abaturage b'u Rwanda. Ibi bikaba bitugaragariza ko kuko abanyarwanda abaturage benshi nta bana, abana batoya, ubwinshi bwabo rero nabwo buri mu gihe gishobora gutuma kuko barwara cyane, kuko nibo benshi, nibo bahura cyane, kandi tuzi ko abana uko babaho haba mu mijyi ndetse no mu giturage cyane cyane, abana baba bari hamwe bari gukina, buryo umwana utegereye abandi ngo akine arigunga, mwabonye ko umwana ntiyicara hamwe aba yirukanka ahantu hose. Iyo mico yabo cyangwa uko babaho bakina bahura, ariko no kuba ari benshi ari abaturage benshi b'igihugu, ngira ngo nicyo cya mbere gishobora gutuma ko abana bagaragara mu kurwara cyane izi ndwara zandura cyane. Ikindi navuga cya kabiri ni uko buriya uko babitubwira ni uko abana buriya bagira ubudahangarwa navuga budakomeye, ndetse n'abagore batwite bikaba byanajyana. Birumvikana umwana niba ari mu nda ya nyina ntiyitabweho neza, cyangwa nyina umutwite ntiyitabweho neza, bwa budahangarwa buke bugaragara ku bagore batwite ndetse urumva bugera no ku ruhinja. Aha rero ndagira ngo ngaruke by'umwihariko ku iki kintu cyo gutegura ubuzima bw'umwana kugira ngo tumurinde ziriya ndwara cya gihe akiri mu nda ya nyina, kubera ko nicyo gihe cyo gutegura umwana kuko kugira ngo azavuke afite ibivumbikisho bihagije akomora kuri mama we. Ubwo ndashaka gukomora urusyo n'ingasire mvuga ko kubungabunga ubuzima bw'umwana neza ngo tumurinde za ndwara byagombye gutangira gufata neza umugore
yaba ataratwita cyangwa igihe atwite, igihe ari kubyara, nyuma yo kubyara, kugira ngo ko ashobore guha imbaraga ibivumbikisho bihagije umwana atwise. Iki cya gatatu nagarukaho ni uko usanga buriya ubudahangarwa buriya mu kwirinda indwara bushobora no kuzanwa n'uko abantu babaho mu mibereho muri rusange. Hirya no hino dukunda kubona abantu batubwira ikibazo cy'igwingira ry'abana, cyane abana bo munsi y'imyaka 5. Biba bigaragara ko iryo gwingira kugira ngo ribeho, biba bigaragara ko navuga ibiribwa n'ibike mu ngo. Iki rero ngira ngo ni icyo kwitabwaho cyane, uburyo umwana kugira ngo agire koko imbaraga, agire ubwo budahangarwa, arwanye ziriya mikorobe zamutera indwara, yagombyeho kugaburirwa neza indyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, kugira ngo za mikorobe uko aho akina, aho agenda hose ahura nazo, kuko umubiri we washobora kuba wazirwanya. Aha rero ndagira ngo wenda nsoreze ku kantu wenda k'umwihariko ko kwerekana ko buryo uri umwana koko mu muryango, aho dutuye, uko babaho birukanka bakina, uko usanga se baba bagomba kwitabwaho by'umwihariko. Ariko hari n'ikintu dogiteri yagarutseho gikomeye cyane, uko abantu baba babana ari benshi mu nzu. Dusigaye dusanga tubona cyane cyane nko mu mijyi, ugasanga abana bo mu mujyi ko nabo bari kugaragaza nk'ibibazo bishobora gutuma barwara cyane, kubera ko usanga abantu barituye mu mazu navuga ari matoya, amazu mato, kandi barabanamo ari benshi. Kugira ngo iyo turebye dusanga nk'umuryango nyarwanda ushobora kuba usanga umugore n'umugabo bafite abana 3, 4, 5 ndetse no kuzamura. Ibyo bikaba byagaragaza ko kubana ahantu hatoya batisanzura neza, umwuka ntunahinjire neza. Wenda n'amazu yacu tuzi ko yajya afite amadirishya ahagije, tuzi ko bajya kwinjiza umwuka mu nzu, burya ni byiza, bituma ko hashobora umwuka ushobora kwinjiramo ukanasohora za mikorobe ntizikomeze wenda zirimo zanduza abantu. Ibyo gusanga rero koko nabyo biri gutuma kabare y'abana bafite ubudahangarwa buke bashobora kwandura, kuko kubera imiturire yacu dufite hano iwacu. Murakoze cyane, mudusobanuriye neza impamvu ituma izo ndwara koko zibasira abana. Ndagira ngo ngaruke kuri Dr. Diane. Iyo umuntu agiye kurwara indwara, kenshi hari ibimenyetso bibanza kugira ngo umuntu amenye, cyangwa se na muganga namuvura amenye ati koko iyi ndwara ni impiswi, iyi ni umusonga. Ndagira ngo tukivuga kuri izo ndwara zombi zibasira abana, utubwire ibimenyetso. Ese umubyeyi yabwirwa n'iki ko umwana we arwaye indwara ari impiswi cyangwa se ari umusonga? Urakoze. Wenda twavuze ko indwara y'impiswi n'umusonga byica abana benshi, ariko inkuru nziza ni uko zifite ibimenyetso umubyeyi abasha kubona, kandi ni indwara zivurwa zigakira iyo umubyeyi abashe kugeza umwana kwa muganga adatinze. Dutangire rero ku ndwara y'umusonga. Ibimenyetso umwana akunze kugira ni inkorora, umwana bari gukorora cyane, cyangwa se afite umuriro mwinshi, cyangwa wamureba ukabona arahumeka nabi, n'uvuga ngo arahumeka cyane ameze nk'uhumagira. Noneho wareba no mu gatuza uko ahumeka ukabona imbavu zirabusana, imbavu zirinjiramo cyane, uko umwana yinjiza umwuka anasohora umwuka. Noneho iyo bitinze cyane rero, umubyeyi yamutindanye, nibwo usanga umwana ntakibashije no konka, ntakibashije kurya, ntakibashije kunywa, kubera ko ari guhumeka nabi cyane icyo gihe. Cyangwa se ugasanga umwana ari aho ntari yajisa, arasa n'usinziriye, yacitse intege cyane. Icyo gihe biba byageze ku rwego rwo hejuru, umusonga wamaze kugera ku rwego rukaze, byafashe indi ntera. Yego, ibyo ni ibimenyetso mu by'ukuri by'umusonga. Umubyeyi abibonye bigitangira, umuriro, inkorora, aba akwiye kwihutira kujyana umwana kwa muganga bitaragera ku rwo rwego rwo hejuru byatuma tunatakaza ubuzima bw'umwana. Hanyuma rero ku ndwara y'impiswi yo uko bigenda, mu by'ukuri ni indwara irangwa no gutakaza amazi binyuze mu kwituma cyane cyangwa se no kuruka. Ni ukuvuga ngo umwana aba ari kwituma inshuro nyinshi zirenze 3 mu masaha 24, ni ukuvuga ngo nkenye cyangwa 5 cyangwa se kurenzaho, kandi akituma ibintu by'amazi byinshi, umwanda w'amazi kandi mwinshi. Yego, hari igihe bari kumwe n'umuriro, ariko hari n'igihe utaba uriho,
cyangwa se bikajyana nanone no kuruka, umwana akaba ari gucisha hasi no hejuru nk'uko mu kinyarwanda dukunze kubivuga. Icyo gihe rero atakaza amazi menshi. Ibimenyetso umubyeyi abasha kubona ni ibimenyetso bijyanye no kumagara n'umwuma. Yego. Akabona umwana yumye utunwa tukumagara, amaso ukabona ko yaguyemo cyangwa se yahenengeye. Ikindi ntabashe kujya gusoba nk'uko bisanzwe. Umubyeyi akabona ko umwana atari gusoba nk'uko bisanzwe, inshuro zikagabanuka. Iyo rero bikomeje nanone umubyeyi yatinze kumuzana, uko bigenda yatinze kumugeza kwa muganga, uko umwana atakaza amazi niko rero umubiri we ugenda ucika intege. Umwana atangira gusinzira, akaba acitse intege ku buryo bugaragara. Ku rwego rwo hejuru atangira no gukonja. Atangira gukonja, icyo gihe biba biri bibi cyane, abagiye ubuzima buba buri mu marembera. Yego, mu by'ukuri nibyo bimenyetso. Murakoze cyane. Ndumva abadukurikiye basobanukiwe neza ibimenyetso bijyanye n'izi ndwara. Ndagira ngo mbaze Dr. Anicet, nk'uko nkunda kubivuga ko ujya henshi kandi uganira na benshi, ndagira ngo utubwire niba abanyarwanda, ababyeyi, iyo ubonye ibimenyetso nk'ibi ngibi bashobora kumenya bati koko iyi ndwara arwaye ni nk'umubyeyi tuvuge mu cyaro, ashobora kubona ibyo bimenyetso agahita yisobanurira ko ari indwara iyi. Ngira ngo buriya hari umuco dufite nk'abanyarwanda, cyane ababyeyi, utuma kenshi n'abantu bashobora wenda guca ku ruhande biriya bimenyetso. Icya mbere ni uko buriya uko tubibona mu muco wacu, abantu ntibaragira ikintu cyo kuvuga ngo nimbona akamenyetso gato mpite njya kwa muganga. Uwo muco ntiturawugira. Turacyafite umuco wo kujya kwa muganga ari uko ibintu byamaze gukomera, umuntu yarembye. Ibi rero bituma rero usanga ko iyo ugenda hirya no hino mu midugudu aho abantu batuye, usanga umwana ashobora kurwara ku wa mbere agatangira wenda kugira umuriro, ugasanga wenda mugure ka pasitamoro akajya guhinga. Ku wa kabiri umwana agakomeza kurwara, nyina wenda agataha ubukwe. Ku wa gatatu akajya mu isoko, bigakomeza. Ku wa kane, ku wa gatanu, byagera nko ku wa gatandatu abona umwana noneho nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ageze ku bimenyetso noneho mpuruza, ugasanga niho umubyeyi yirukanse amuzanye kwa muganga. Aha rero bigaragaza ko hari imyifatire igomba guhinduka, cyane cyane mu babyeyi. Umuntu yakubita kuri cya kimenyetso ko muganga uko abitubwiye, agahita yirukankira ajyana umwana kwa muganga kugira ngo umuvure hakiri kare, umwana akire vuba, kandi n'ibimugendaho amafaranga yo kwishyura ibikorwa byo kwa muganga ntibitwara amafaranga menshi. Ikindi cya kabiri, buriya hari ukuntu nabwo usanga umwana iyo arwaye, burya abana hari ukuntu usanga mu muryango batitabwaho neza. Mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo agaho kari ku wundi karahandurika. Ugasanga uko ari umwana urwaye, ariko abandi babana mu rugo, baba bakuru be bakuze cyangwa n'ababyeyi, ntibahite bafata muri make navuga izo nshingano zo guhita bamujyana kwa muganga. Ndetse ugasanga hari n'undi muco uhari mubi wo kubanza kunyura kuba ari abavuzi ba gakondo. Ugasanga aho abantu batuye haba ari nk'umuntu wenda w'umusaza ukuze, cyangwa umuntu wenda uvuga ati ngiye nzi gutsirika indwara, nzi kuvura. Ugasanga mbere yo kujya kwa muganga, cyane cyane abantu batuye nko mu cyaro, barabanza kujya kubaza wa muntu bazi ngo ufite amakuru kubarusha, noneho akabanza kubanyuza hirya no hino, wenda akenshi agira ngo bavanemo n'amafaranga. Ariko n'ikindi nacyo navuga giteye impungenge, ni uko n'abantu nabo bari kugira ikintu nakwita nk'ubuyobe. Umwana yarwara, yatangira kugira umuriro, cyangwa yabona atangiye kwituma cyane, bakabanza kujya mu cyumba cy'amasengesho. Ibi nabyo turayibona hirya no hino, kuko hari nk'ahantu usanga nk'amadini aba yarigaruriye abantu ku buryo anabayobora mu bintu byose. Noneho bakaba bazi ko nk'uko natwe tubyemera nk'abaganga, koko Imana niyo itanga n'ubushobozi bwo kugira ngo abantu bavurwe banakire, kuko Imana niyo ikiza abantu, kuko umuganga aravuga ko Imana akaba ariyo ikiza, ariko abantu bakagira ngo Imana niyo inavura. Aha rero ndagira ngo icyo kintu koko wenda kigarukeho, kuko turabibona buriya na muganga araza kubitubwira, wenda abana ajya ahura nabo ko bimeze. Ariko usanga hirya no hino mbere yo kujya kwa muganga hagaragaye ikimenyetso ku mwana, abantu babanza kujya mu cyumba cy'amasengesho, bakabanza bagasenga. Umwana yarimba bakayamuzana kwa muganga,
umuntu akabanza akajya kwa magendu, bakabanza bakamuca amafaranga menshi, we nta n'icyo awumariye, umwana amara kuremba magendu ati irukanka kwa muganga, cyangwa se umubyeyi akabanza guhugera mu mirimo myinshi mbere yuko ajyana umwana kwa muganga. Ibi rero ngira ngo ibimenyetso byo buriya umubyeyi, ngira ngo ibimenyetso ubundi by'urwayi bwinshi ababizi, kuko umubyeyi w'imyaka babayeho myinshi, nabyaye umwana wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uko yarebye barumuna be cyangwa yabo yareze, ibimenyetso bagiye bagira. Burya umwana wagize umuriro, burya ni ngombwa kumujyana kwa muganga. Umwana uri gukorora, ni ngombwa kumujyana kwa muganga. Umwana uri kwituma buri kanya, ni ngombwa kumujyana kwa muganga, kubera ko ibyo bimenyetso buriya ntibituma umwana yisanzura, ntibituma akina n'abandi, ntibituma arya, ntibituma yonka kuko aba ari gukorora, aba afite umuriro, ntibituma asinzira. Ikintu kibuza umwana gusinzira, kibuza umwana gukina, kibuza umwana kurya, icyo ari cyo cyose, burya umubyeyi agombye guhita ajyana umwana kwa muganga. utumye nshaka guhita mbaza dogita, ubona n'abana iyo bafitiye izo ndwara, hari abo mubona baje koko indwara yarengeranye, niko navuga, iyo mubajije ababyeyi impamvu wenda azanye umwana atinze kwa muganga, bababwira iki? Yego, urakoze cyane kubaza icyo kibazo, kuko bibaho cyane. Abana baza kwivuza batinze, ni n'ikibazo dufite mu kuvura abana. Akenshi usanga umwana aje atinze, iriya ndwara y'impiswi ubundi iravurwa, imiti irahari kwa muganga, ni n'imiti idahenze. Iyo umwana aje hakiri kare abasha gukira, ariko usanga abana baje deja bamaze kugira bya bimenyetso biri ku rwego rwo hejuru, akaza yamaze gukonja kubera kuruka n'impiswi, kandi ari indwara mu by'ukuri ivurwa. Icyo gihe biragorana, bigasaba ko n'umwakiriye nawe bikugora kumuvura, rimwe na rimwe ukanamutaransfera ku bindi bitaro. Wamusonga nawe, abana baza batinze bari guhumeka nabi cyane, batagishoboye kuvurwa n'urwego rw'ibitaro hari bagezeho, rimwe na rimwe bigatuma babataransfera bakoherezwa ku bitaro byisumbuyeho, ari nako bigora ababyeyi mu rwego rwo kubavuza, mu rwego rw'ubushobozi, aho birumvikana. Iyo uganiriye n'ababyeyi rero ku mpamvu zituma batinda kuvuza abana, akenshi nyine usanga rimwe na rimwe bajya kwigurira imiti mu mafarumasi, bakivurira, bakumva ni indwara isanzwe, kandi nyamara ni indwara wenda umwana arwaye ariko ishobora kumwica vuba. Bakajya kwivurira. Ikindi, nk'uko muganga bivuze, bakajya mu bavuzi ba gakondo. Aho ngaho naho usanga batakariza igihe, aho hari ibyo bakora, ibintu bakora bimwe na bimwe byo guca ibirimi n'ibindi bituma ababyeyi batinda kuvuza abana, cyangwa se bakajya kubasengeshereza. Gusenga ntabwo ari bibi, ni byiza, ariko ntabwo byakabujije umubyeyi kuza kuvuza umwana, kuko yamusengera kandi umwana ari kubona n'imiti yo kwa muganga. Akenshi usanga ari ibyo bituma abana mu by'ukuri batinda kuza kuvurwa, bikaba byabaviramo na za ngaruka zo kuremba cyane no kuba bahatakariza ubuzima. Ese Dr. Anicet, kubera iki ababyeyi badashaka kurengera abana babo ku gihe? Ubona biterwa n'iki mu bushishozi bwawe, mu busesenguzi bwawe? Ngira ngo impamvu umuntu wenda yakwitsa ku mpamvu ebyiri. Iya mbere ngira ngo twavuga wenda, ariko ntibatwumve nabi, ndavuga ko ari nk'ubujiji. Ubujiji butajyanye no kuvuga ngo umuntu ntazi ibintu, ahubwo wenda kutabyitaho, kuko ubu bujiji ndi kuvuga mu kutivuriza igihe, bigaragara haba no mu bantu batize no mu bantu bize, haba mu bakire no mu bakene, haba mu bakuru n'abato, bibaho. Ndetse uretse no kuvuza umwana, n'abantu bakuru kwivuza ubwabo, usanga ako kantu karimo, nakwita nk'ubujiji, kutajijukirwa ngo umenye ko ugomba kujya kwa muganga hakiri kare. Iki kintu ni ikintu navuga gifite imbaraga mu muco wacu wa Kinyarwanda, kuko hari n'ukuntu abantu batinya kwa muganga. Usanga nk'abantu bavuga ati umuntu ajya kwa muganga yarembye, ariko abantu babizi. Ariko noneho byagera ku babyeyi bombi mu rugo, umugabo n'umugore. Hari ubushakashatsi bwigeze gukorwa mu myaka nka 15 ishize, bareba ukuntu abantu bitabira serivisi zo kwa muganga. Abantu baza gusanga hejuru ya 65% by'abantu basaba serivisi kwa muganga bari igitsina gore. Ugasanga abagabo 34%. Ni ukuvuga ngo abagore bakuba inshuro ebyiri gukoresha serivisi zo kwa muganga. Ibi rero bikaba bigaragara kwa kundi umugabo yumva ari umunyembaraga, cyangwa se
ari umuntu utagombye gukangwa n'akantu ako ari ko kose, n'utumenyetso tworoheje tw'uburwayi ntatwiteho, akadukerensa, ntajye kwa muganga, akazajya kwa muganga bamuhetse. Mu giturage ugasanga bahetse umuntu mu ngobyi bamujyanye kwa muganga, cyabona no mu mujyi ugasanga bibaye ngombwa ko bahamagara ambulance ngo izimufate mu rugo, yananiwe kugera kwa muganga kandi amaze icyumweru arwaye, ngo ntashaka guhara ishema ry'uko ari umugabo, ngo bataza kubona ko ngo yarwaye, ngo ari kwivuza nk'abana cyangwa abagore. Uwo rero ni umuco navuga utari mwiza, ushobora gutuma umuntu atakaza ubuzima kubera kutiyitaho, kubera navuga kudafata icyemezo ku gihe, kubera kudatinya n'uburwayi. Indwara umuntu agomba kuyitinya, kuko buryo umuntu ativuje indwara ishobora kumwambura ubuzima. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ndagira ngo ngaruke ku burere muri rusange. Uburere muri rusange, kuvuza umwana burya ni ngombwa. Burya hari n'icyo tuvuga uburenganzira bw'umwana. Mu burenganzira bw'umwana, uretse kumubyara nyine ukamuha ibyo akeneye byose, ariko burya kumuvuza ni kimwe mu burenganzira bukomeye umubyeyi cyangwa umuntu rero umwana agomba kwitaho, ndetse n'aho umwana hari ari nko ku ishuri cyangwa ahandi bagomba kwita kuri iyo kintu. Igihe umwana agaragaje ikimenyetso cy'uburwayi, agahita ajyanwa kwa muganga. Aha rero usanga abantu badaha abana uburenganzira bwabo. Mu muco wacu wa kinyarwanda usanga abantu bavuga ati umwana ni umwana nyine, akenshi ntiyegere n'abantu bakuru, ku buryo ashobora no kugira wenda ikibazo ugasanga ntibanabimenye ku gihe kuko batamwiyegereza. Ugasanga papa mama ntibegera umwana, bamurebera hirya. Ndetse hari navuga n'imyitwarire itari myiza igenda igaragara cyane cyane nko mu bantu bajijutse cyangwa bateye imbere mu mijyi. Ugasanga umwana araharirwa umukozi. Ugasanga urabyara umwana ni uwawe, uri se uri nyina, ariko yamara kuvuka umwana agahabwa umukozi, ababyeyi ntibamwikoze, bakamubona gake cyane. Umwana akirwa n'umukozi, akarana n'umukozi, umukozi akari uba mbese nk'umubyeyi we. Ibi ndagira ngo mbivugeho mbyitseho cyane, kubera ko nsigaye nkunda wenda kubwira ababyeyi, wenda umuntu anabatebya, wenda ashyiramo urwenya. Ubundi kenshi twari tuzi ko umwana avuga ururimi rw'ababyeyi, ariko ndagira ngo badukurikiye babyumve. Muri iyi minsi abana basigaye bavuga ururimi rw'umukozi. ni ukuvuga Ndagira ngo mbibasobanurire neza. Buriya muzi ko tuvuga Ikinyarwanda twese, ariko akenshi hari igihe usanga hari k'Ikinyarwanda cyenda gitandukana bitewe n'aho umuntu aturuka. Niba aturuka mu majyaruguru, mu majyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, ariko ndo ushobora kugira nk'umukozi uturuka wenda nko mu gice utavukamo, noneho kuko uwo mukozi ari we wirerwa n'umwana, ukazasanga umwana ari kuvuga ururimi rw'umukozi, ntavuge ururimi rw'ababyeyi. Ugasanga niba wenda uzanye umukozi wenda uvuga kudga, ugasanga umwana kuza avuga kudga, kandi yamaze kubifata kubikosora ntibiba bigishobotse. Ibyo rero binagira ngo ni ikintu kigaragaza, ni ibimenyetso bitwereka ko abana batakirirwa n'ababyeyi, ahubwo babahariye abakozi bo mu rugo. Icyo kintu rero iyo kimeze gutyo, umwana ashobora kurwara, umukozi muri bwa bumenyi bwe buke, bari kurera umwana w'abandi si n'uwe, kuko akaba yabanza akategereza, ntabibwiye n'ababyeyi hakiri kare ko umwana afite ikimenyetso runaka, noneho ugasanga byabimenye amazi yarenze inkombe. Icyo ni ikintu navuga rwose gikomeye cyane. Usanga ababyeyi turi kugenda dutakaza navuga inshingano twagombye kugira ku bana bacu, ntitubegere. Ugasanga turi mu bintu byo gushaka amafaranga n'iki byose, kandi ibi byose turi gushaka dushobora kubibona, ariko abana tuzabisigira ugasanga ntibashoboye kubisigarana, barishwe n'indwara cyangwa se barabayeho ubuzima butari bwiza. Ikindi navuga wenda cya gatatu, hari ikintu navuga mu baturage muri rusange. Mu baturage muri rusange hari umuco ugenda ucika. Ubundi wari umuco mwiza cyane, tunakangurirwa ndetse wenda n'abayobozi bakuru b'igihugu cyacu batubwira ati fata umwana wese nk'uwawe. Ariko muri iyi minsi hari ukuntu usanga umuntu ashaka kureba umwana we gusa, abyara mu maraso. Ugasanga umuntu wenda umwana ari gukosa cyangwa ari hirya, ari mu myanda, ari ikiri kuko atari uwawe, ugasanga urahise uramwihoreye, ku buryo ko n'umwana ashobora
navuga kwangirika, kononekara, kurwara, umuturanyi amureba ntagire icyo akora. Ugasaba wenda n'umwana ararwaye, umubyeyi wenda ntawe uhari, yagiye nko guhinga araza kuza atinze, cyangwa yazindukiye ahantu, ugasanga umuturanyi ntacyo akoreye wa mwana w'umuturanyi, cyangwa se ugasanga umuntu ntanamenya n'umuntu baturanye inzu zikurikiranye, umenye hatuye bande, abana se n'abandi, umwana n'uwa runaka, ibiki umuntu amwiteho. Ikintu gituma rero abana bakomezaho kubatakaza ayo mahirwe yo kuba bakurikiranwa n'umuryango mugari muri rusange, aho umuntu wese mukuru, umubyeyi yagombye kuvuga ati uyu mwana ndamufata nk'uwanjye, niba mbonye akabazo agize, niba agize umuriro, niba se yagize uburwayi runaka, nagombye nanjye kuba iya mbere, wenda ngahamagara ababyeyi cyangwa baba badahari kamufasha kugera kwa muganga. Aha rero ndagira ngo wenda mvuge kwa kantu wenda k'umwihariko, amahirwe abantu batari bakunda guha agaciro. Tuzi ko muri iyi minsi Minisiteri y'Ubuzima yagiye ishyira imbaraga cyane muri gahunda y'abajyanama b'ubuzima. Dufite abajyanama b'ubuzima buriya hariya dutuye ku midugudu, ndetse hirya y'abajyanama b'ubuzima hari n'abo twita inshuti z'umuryango, bashyirwaho na Minisiteri y'Uburinganire no guteza imbere umuryango, nabo baba bari hariya. Abo bajyanama b'ubuzima rero, izo nshuti z'umuryango, burya ni abantu akenshi baba bafite n'inshingano zo kureberera abaturage mu muryango muri rusange, ku buryo abantu wenda rimwe na rimwe iyo babonye n'umwanya baza gusura imiryango kugira ngo babone ko abana, abagore, abagabo ko bari mu miryango. Aha rero ndagira ngo nkangurire abantu batwumva, niba umwana agize ikibazo, niba uri umukozi wo mu rugo, niba uri umubyeyi ukora umwana agize ikibazo runaka, wendegera n'abo bantu, umujyanama w'ubuzima aba yarahuguwe ku buryo bashobora gukemura ibibazo bimwe na bimwe, ndetse mbere y'uko umwana agera ku muganga w'abana, ariko umujyanama w'ubuzima icyo yakora kugira ngo bya bimenyetso bidakomeza kwiyongera, uburwayi ntibukomeze gukara, cyangwa se niba umujyanama w'ubuzima atari no hafi, inshuti y'umuryango burya nawe yagira icyo yakora, kuko nawe yasaba mu guhamagara wenda inzego zikaba zagira icyo zikora, haba inzego z'ubuvuzi ku kigo nderabuzima, cyangwa se n'abandi bayobozi bandi bashobora kugira intervention bakora, cyane ko twasanze akenshi usanga nko mu mirenge hari ndetse wenda n'imodoka z'isuku, irondo no gutabara, ku buryo wenda n'igihe umuntu yaba arembyeho ku buryo bugaragara ko yakenera wenda byanditswe intervention rapide, n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ko bwabigiramo uruhare. Aha ndagira ngo nkangurire abantu koko gufata inshingano zo kwerekana uyu mwana wagize ikibazo kugira ngo yitabweho, inzego zihari zo kumukurikirana abantu bakazegera. Ese umujyanama w'ubuzima hariya mu mudugudu ashobora kuba yamenya biriya bimenyetso, akaba yagira n'icyo afasha umwana wagize ibimenyetso by'impiswi cyangwa umusonga? Iki ndagira ngo rwose abadukurikiye babyumve neza. Ubu abajyanama b'ubuzima basigaye bahugurwa ku buryo usanga navuga ko ari nk'abaganga wenda mu cyiciro cyabo, kuko ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe mu myaka mike ishize bugaragaza ko abajyanama b'ubuzima bafasha mu gukemura ibibazo by'ubuzima ku rwego rwa 80%. Ikigaragara ni uko kuvura umwana biri mu nshingano z'ibanze umujyanama w'ubuzima yahawe, cyane uriya mwana wo munsi y'imyaka 5. Hakaba ndetse n'izi ndwara muganga ari kutubwira, impiswi n'umusonga, ziri mu ndwara z'ibanze umujyanama w'ubuzima yigishwa, akamenya biriya bimenyetso, ababizi, ndetse n'imiti y'ibanze kuri wa mwana utararemba ugitangira kurwara. Umujyanama w'ubuzima ashobora kumuvura agakira ari hariya ku mudugudu, ariko umujyanama w'ubuzima amuvurira mu rugo iwabo atari ngo ajye kwa muganga. Ikindi navuga ni uko cyane nk'iyi porogaramu y'abajyanama b'ubuzima ni porogaramu imaze gufata indi ntera, kuko noneho bamaze kujya bahugurwa ku bikorwa navuga bitandukanye. Muri rusange bahugurwa ku ngingo 14 zirimo izi ndwara zose tubona zivurirwa kwa muganga, nyine indwara z'abana, impiswi y'umusonga, malariya, bakareba abafite ibibazo bitandukanye, kureba ko ibibazo bijyanye wenda n'ubwandu bw'igituntu, ubwandu bwa sida, indwara zo mu mutwe, indwara zitandura izi turi kubona z'imivuduko y'amaraso, za diabete n'ibiki. Abajyanama b'ubuzima n'izo batavura bahabwa amakuru kugira ngo bamenye wenda ibimenyetso mpuruza byazo, ariko noneho
n'umuntu wenda uzifite bamenye uko bashobora kumufasha kugira ngo ajye yitabwaho ku buryo bumworoheye, kandi noneho niba wenda ashaka akeneye n'ubufasha kugira ngo agere kwa muganga babe batanga amakuru ku buryo bwihuse kugira ngo abe yatabarwa. Ariko nagira ngo abantu koko uyu muyoboro w'abajyanama b'ubuzima koko bawukoreshe, ikimenyetso y'ikiza ntibatinde, niba no kujya kwa muganga biri kubagora kuko bakoresha umujyanama w'ubuzima. Akandi nakongeraho nuko buriya abajyanama b'ubuzima nabo bari kugenda bahabwa imbaraga ariko banoroherezwa mu kazi kabo, ariko byose ku nyungu z'abaturage. Buriya mu Rwanda hari na gahunda yo gushyiraho amavuriro y'ibanze. Amavuriro y'ibanze dukunda kwita ni poste de santé, yegereye abaturage ari munsi y'ibigo nderabuzima, ku buryo gahunda ari uko nibura buri kagari kagira ivuriro. Aya mavuriro y'inzego y'ibanze rero nayo atuma umujyanama w'ubuzima aba ari hafi y'ivuriro, nibura hafi yaryo, ku buryo wa mwana wagira ikibazo bitasaba kumujyana kilometero 10 wenda bamugeza ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro, ahubwo haba hari n'ivuriro ko riri aho hafi, ku buryo umujyanama w'ubuzima ashobora gukorana n'iryo vuriro kugira ngo umwana yitabweho hakiri kare. Biro biri gushyirwa mu bikorwa, ngira ngo ni ibintu byiza bishobora gutuma abantu koko babungabunga ubuzima bw'umwana igihe babonye ikimenyetso nibura cyaba kimwe cyangwa bibiri bibonetse ku mwana, rwose ntibatinde, bahite bagera haba ku mujyanama w'ubuzima, haba kuri vuriro ry'ibanze, haba ku kigo nderabuzima, ndetse n'abegereye ibitaro nabo bakaba bahagera kugira ngo umwana yitabweho hakiri kare. Nibyo rwose, kandi birako bakurikiye iki kiganiro basobanukiwe kurushaho. Ndagira ngo ngaruke ku kintu mwari muvuze mbaza Dr. Diane, ku kijyanye n'uburere. Wavuze kuba umwana yarerwa n'umukozi akaba umwitaho igihe kirekire kubera wenda ibibazo by'ubuzima abantu barimo. Dr. Diane, nk'umubyeyi, nk'umuganga w'abana, nk'umuntu uri muri sosiyete yacu, nawe kibonamo ikibazo cyo cyatuma koko abana barwara bitewe n'ubwo burere babona cyangwa n'ubwo buryo bitabwaho mu rugo? Murakoze. Mu by'ukuri mu kurinda abana ziriya ndwara, umwana aba akeneye kubana n'umubyeyi we. Umubyeyi afite uruhare rukomeye cyane mu kubimurinda. Nibyo koko iyo urebye uko ubuzima bumeze muri iyi minsi, uko ibintu biba bimeze, akazi n'izindi nshingano zijyanye n'igihe tugezemo, usanga akenshi ababyeyi batakiboneka, ariko si impamvu yo kuvuga ngo abana barekerwe abakozi. Ahubwo umubyeyi ufite umwana akwiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo agire umwanya wo kubana n'umwana we mu rugo, kugira ngo na wa mukozi nanamusigira abe yabashije no kumwigisha, amwigishe umwana arwara afite ibimenyetso runaka, kugira ngo n'igihe adahari umukozi abe yabasha kubivuga kandi no kubimenya koko. Si nicyo cyonyine, umwana niba tubuze umwana, hari ugukura afite ubuzima bwiza, hari no gukura afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, uburyo ubwonko bwe bukura. Aho ngaho rero umubyeyi afite uruhare rukomeye cyane. Umubyeyi aba akwiye kuba hafi y'umwana we, akamukinisha, tuyita gustimulating, ni ukuvuga ngo iyo amukinisha, bakina, amuvugisha, amusubiza, amuganiriza, umwana afunguka mu bwonko, akabasha gukura neza, ubwonko bwe bugakura, bityo akazabasha no kuba umuntu mu by'ukuri wihagije, ahazaza hakaba ari heza, umunyarwanda koko uzagirira icyo amarira igihugu. Uruhare rw'ababyeyi rurakomeye cyane mu kubungabunga ubuzima bw'umwana. Dr. Diane avuze ikintu kijyanye no gukinisha umwana. Ndibuka ikiganiro twakoze tubwira ko n'igihe umwana ari mu nda ushobora rwose kumuganiriza kandi bikazamugiraho ingaruka nziza mu gihe cy'imbere igihe azaba yavutse, kuko nibyo byahura. Nibyo rwose, buriya cyane cyane ngira ngo ni amasomo duha cyane cyane ababyeyi b'abagabo. Muzi ko mu muco wacu nyarwanda abantu bakunda kwibwira ko uburere bw'umwana, bitegura umwana ari iby'abagore, ni ibitekerezo bishaje, ariko umwana ni uw'ababyeyi bombi, umugabo n'umugore, cyane cyane ko no mu kuremwa ava ku rusoro rw'umugabo n'urusoro rw'umugore. Ahangaha rero nk'abagabo cyane cyane muri iyi minsi tubakangurira ko igihe umugore atwite, umugabo amuba hafi, akamuba hafi, akamuha keya uko babyita mu magambo y'iki gihe, ni ukuvuga ngo ni ukumuba hafi, ukamufata neza, ukamukuyakuya, ariko noneho ukanibuka ko kuko uwo mubyeyi mu nda ye harimo urusoro,
koko wa mwana uri mu nda nawe ukamenya ko hari, ukamwitaho, ugatangira kumwimenyereza hakiri kare nka papa we. Aha rero nibyo dogiteri yagarutseho, buriya abagabo tubakangurira ko baba hafi y'ababyeyi, yaba ari nk'akaririmbazi akakamuririmbira, yaba ari nk'igisigo cyiza akakimutura umwana yumva, haba ndetse hari n'umuziki mwiza woroshye utuje, akaba niba ari mu iradiyo muri telefone akaba yawushyiraho umwana akawumva, ndetse hakiyongeraho no gukora ku nda y'umubyeyi, umugabo agakora ku nda y'umubyeyi kuko burya umwana arabyumva, noneho umwana uko kazavuka yaramenye se hakiri kare. Aha ngaha ndagira ngo ngaruke ku kintu cy'umwihariko, burya abantu bagira ngo umwana wenda atangira kumenya ibintu cyangwa kubibona cyangwa kubyumva avutse. Burya hari ibyo umwana yumva ari no mu nda ya nyina, ari mu nda ya nyina buriya hari ibyo yumva, amajwi arayumva, ibikorwa byiza arabyumva n'ibibi akabyumva. Aha ngaha nkangurire nk'ababyeyi cyane cyane abagabo ko nibo ndi gutsitsaho cyane, burya nko kugira ibikorwa byo guhohotera uwo mwashakanye mu gihe atwite, kumubwira nabi, kumukanga, kumutuka, kugira imvugo mbi, gutongana, burya umwana mu nda arabyumva, bikaba byakwangiza amarangamutima azagira avutse. Aha rero ibikorwa byiza rero, ijwi ryiza, gukora ku nda y'umubyeyi, kumubwira utugambo twiza, kumuha keya, gushyira umuziki mwiza, ndetse na nijoro cyangwa ku manywa dusigaye tubona abantu basigaye bicara imbere ya televiziyo cyangwa hafi ya radiyo. Burya ni byiza iyo hari umugore utwite ko mushyiramo imiziki myiza, filime nziza, ntimushyiremo za zindi mbi zo kurwana zo kugira gute, kuko uko muri kuzumva burya n'umugore utwite yari aho, umwana ashobora kumva ayo majwi n'urwo rusaku, bikaba byamugiraho ingaruka mbi cyangwa nziza bitewe n'icyo ari kureba. Hari abantu rero bagombye kureba ukuntu uriya mwana wo bamutegura hakiri kare, yaba umugabo yaba umugore, bimakaza icyiza mu rugo bakagezaho ikibi, ijambo ryiza akaba riba mu rugo, intonganya zikavamo, ibikorwa byiza akaba byo bihaba, ibindi bikaba, ndetse n'umubyeyi akitabwaho by'umwihariko. Aha ndagira ngo mbabwire ko kugira ngo dutegure wa mwana uri mu nda neza, ubundi tuzi ko nko mu Rwanda tuzi ko abantu nk'ariya hirya mu cyaro hari abantu barya nka kabiri ku munsi, wenda agafata akantu mu gitondo bakaza kurya bihagije nimugoroba. Mu mujyi hari igihe arya akantu mu gitondo, saa sita akongera akarya, nimugoroba akongera akarya. Ariko burya ku mugore utwite kugira ngo utegure wa mwana ko azavukeho ko anashobora afite n'ubudahangarwa bwo kwirinda za ndwara, bavuga ati umubyeyi kuri ya mafunguro ari mu rugo bateganye n'akandi irindi funguro ryiyongeraho kuri ya mafunguro abantu basanzwe bafata mu rugo, ariko iryo funguro ryiyongereyeho barebe cyane mu kubijyanye navuga n'ibirinda indwara. Ibirinda indwara no kuvuga ni imboga n'imbuto. Burya umugore utwite aba agomba gushyira imbere imboga n'imbuto, ndetse no hagati y'aya mafunguro twabonye abantu bafata, wakaraba ukuntu wenda hiyongeramo n'ukundi afata nk'urubuto cyangwa utuboga, kugira ngo wa mwana koko ahabwe ibivumbikisho bihagije akiri mu nda ya nyina. Ariko bigaragara bigerwaho iyo umugabo abigizemo uruhare. Anagira ngo ngaruke ku kintu cy'umwihariko kiba kigora wenda n'abaganga b'abana, aho usanga abagabo bamwe bakiri ba ntibindeba mu buzima bw'abana, kandi noneho tuzi ko mu muco wacu nyarwanda usanga imiryango tuvugishije ukuri iracyoborwa n'abagabo. Ni ukuvuga ngo umugabo niwe ugifite imbaraga kurusha umugore, niwe ufata icyemezo, cyane cyane iyo tugenda tugera hariya mu cyaro, aho wenda ibitekerezo cyane by'uburingane n'ubwuzuzanye bitarashimangira neza, ugasanga umugabo niwe ufata icyemezo ku bigomba gukorwa mu rugo. Ugasanga niyo umwana arwaye, niyo umwana agize ikibazo, umugore ntiyavuga ngo reka mujyane kwa muganga atabonye uburenganzira bw'umugabo. Akabanza kubaza umugabo kugira ngo umugabo amuhe uburenganzira, amuhe n'ubushobozi bwo kuhagera, ko wenda aratega igare cyangwa aratega akamoto cyangwa aragira gute, cyangwa no kuva mu rugo byonyine kugira ngo ugere umwana kwa muganga, bisaba ngo umugabo abanze amuhe uburenganzira. Aha ngaho ugasanga rero nk'umugabo akenshi ntiriwe mu rugo, wenda yatembereye cyangwa ari mu bindi wenda biteza wenda n'urugo imbere, ariko ugasanga ntahari,
bigatuma rero umugore agomba kubanza gutegereza igihe umugabo azazira, niba azaza hashize iminsi 2 n'iki, ugasanga azategereza iyo minsi kugira ngo umugabo aze amubwira ati noneho wajyana umwana kwa muganga, cyangwa akaba yamuha n'ubushobozi ubwo ndashaka kuvuga nk'amafaranga yo kujya kuvuza umwana. Ikindi kintu gikomeye cyane kuko dusigaye tubona n'ubwisungane mu kwivuza bwa bundi bushobora gutuma ko n'umuryango uvuza abana neza, ugasanga umuryango uratinda gutanga ubwisungane mu kwivuza kubera ko umugabo atararekura amafaranga, kandi ubona amafaranga ahari ariko umugabo ntarafata cya cyemezo, wenda avuga ngo reka ngo nzatanga wenda ngo umwaka ugiye kurangira cyangwa ngo ntabwo mfite n'uburwayi, ariko ugasanga ko gutinda gutanga ubwisungane mu kwivuza kuko indwara ntiteguza cyane cyane nk'aba bana. Ngira ngo na muganga wenda aza kubitubwiraho, usanga nkanjye nk'umubyeyi ikintu njya mbona burya abana bararwara pe. Buriya iyo ufite umwana cyane nk'umwana aba yatubwiye nk'umwana w'uruhinja wenda uri munsi y'ukwezi cyangwa utararenze ukwezi, ushobora gusanga akanya gato kazagiza ibicurane, ubundi ugasagiza umuriro, cyangwa se umwana wo munsi y'umwaka cyangwa munsi y'imyaka 5 ugasanga aragira umuriro, aragira iki. Twibuke ko hari n'igihe bajya no kumukingiza, bamutera nk'urushinge rw'urukingo ugasanga nabwo rumuteye umuriro. Ni ukuvuga ngo aba bana buriya batoya usanga navuga bararwaragurika, niko nabivuga. Si kimwe n'abantu bakuru, umuntu mukuru ashobora kumara nk'umwaka wenda atagiye kwa muganga cyangwa atarwaye, ariko umwana burya kugira ngo amere nk'amezi 3 nta n'akantu kamubayeho nk'uducurane iki, usanga ku bana bidakunda kuba usanga barwaragurika cyane. Aro ni ngombwa rero ko burya mu muryango hatagombye gutegereza ngo umugabo atanga uburenganzira, ahubwo igihe umwana agira akabazo uko indwara ku bana ntiteguza, iratungura umugabo uhari se, ndetse niyo bari n'umukozi wo mu rugo cyangwa umuturanyi, bakaba bafite ubushobozi bwo guhita birukankana umwana kwa muganga kugira ngo yitabweho hakiri kare. Ntekereza ko ari imyumvire iri ku bagabo ikwiye guhinduka. Ahubwo ndagira ngo mbaze na Dr. Diane, nk'iyo muri kwa muganga mujya mubona hari abagabo bazana abana babo barwaye izi ndwara ari bo babizaniye? Urakoze. Nk'uko muganga bivuze mugenzi wanjye, akenshi iyo urebye usanga abana bazana na mama babo, ababyeyi babo nibo babazana b'abamama. Ni gake ubona ari umugabo wenyine umuzanye, gusa hari n'igihe bazana ari umubyeyi w'umugabo n'umugore bakazana umwana kumuvuza. Ariko akenshi nubwo ndafite data wenda mugenzi wanjye yanabivuze, ababyeyi b'abagore b'abamama nibo bazana abana kubavuza cyane mu byo tubona. Turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko ntabwo tuza kugera aho tutaravuga cyane uruhare rw'umuryango muri rusange. Twavuze cyane ku ruhare rw'ababyeyi mu kurinda izi ndwara z'impiswi n'umusonga, ariko se nibo bonyine? Nta bandi bantu bakwiye kugira uruhare kugira ngo kuko izi ndwara zicike cyangwa se zigabanuke cyane? Ndahera kuri Dr. Diane hanyuma nkurikizaho Anisette. Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Ubuzima bw'umwana mu by'ukuri ni inshingano z'umuryango mugari, ntabwo ari n'ababyeyi gusa bakwiye kubyitaho, ni inshingano z'umuryango wose kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'abana. Hari ibyo bakwiye gukora bitandukanye kugira ngo abana bamere neza, bagire ubuzima bwiza bitandukanye. Reka tuvuge nk'ikijyanye n'isuku. Ubwo twavuze ko indwara y'impiswi, reka dutsindagire ikintu kijyanye n'isuku. Amazi meza, isuku y'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Si ibyo ni ukuvuga ngo umwana akabasha gufata ibyo kurya ariko bifite isuku, umubyeyi ugiye kumugaburira akibuka gukaraba ku ntoki. Yego. Noneho umwana yamara atangiye no gukura, umubyeyi agatoza umwana we cyangwa se umuryango abakikije umwana bagatoza umwana isuku, kubera ko buriya ikintu buri mwana atojwe kare ni ukuri aragifata. Gutoza umwana koga ku ntoki, kubimwigisha nawe no mu gihe agiye gufungura, nabyo byagabanya indwara cyane cyane y'impiswi. Hanyuma rero ikijyanye no kubarinda izo ndwara n'izindi zitandukanye ntitwabivugaho tubikije gukingiza abana. Ikintu cyo kujyana abana kubakingiza, buriya mu nkingo abana babona bakivuka ku byumweru 6, ku byumweru 10, 14, ku mezi 9 no ku mezi 15, harimo inkingo z'indwara zitandukanye kandi zibasira ubuzima bw'abana. Muri izo nkingo harimo izirwanya cyane cyane indwara y'impiswi. Harimo inkingo zitwa rotavirus. Urukingo rwa vaccine ya rotavirus igabanya ubukana bw'indwara y'impiswi kandi
ni urukingo ruhari. Ubwo rero dushishikariza n'ababyeyi gukingiza abana ku gihe batabyibagiwe. Mu nkingo zitangwa harimo inkingo zigabanya ubukana bw'indwara y'umusonga z'ubwoko bubiri, zirimo za pneumocoque, zirimo za Haemophilus influenza B, niko babyita, wenda ibintu tubitindaho cyane, ariko buri mubyeyi n'umuryango mugari abantu bibuke gukingiza abana ku gihe uko bisabwa. Hanyuma rero mu kurinda abana kurwaragurika, reka dutsindagire ku kintu kijyanye n'imirire, nk'uko na muganga ahereye arabivuga. Ni ukuvuga ngo niba umubyeyi atwite nk'uko yabivuze, kugira ngo azabyare umwana ufatika, umwana avukana ibiro byiza. Tuvuze ibiro byiza twe nk'abaganga b'abana ni ibiro bitari munsi y'ibiro 2,500. Umwana ugeze igihe umwana avutse yari munsi y'ibiro 2,500 aba yaragize ikibazo nyine, aba yarahuye n'icyo twakwita igwingira akiri mu nda ya mama we. Burya naryo bibaho? Bibaho cyane. Hari igihe umwana avukana ibiro 2, ikiro 1,500 no munsi yaho kandi ageze igihe. Ibyo rero byirindwa gute? Ni indyo yuzuye ku mubyeyi, wa mubyeyi utwite agafata indyo yuzuye yitegura kuzabyara umwana ushyitse koko. Yego. Hanyuma rero igihe amaze kumubyara, cyagiye umwana ari uruhinja kugera ku mezi 6, umwana aba akwiye konka gusa, nta kindi bamuvangiye. Ni ukuvuga ngo nta mata y'inka, usanga akenshi babibahari turabibona, nta mata y'inka umwana aba akwiye gufata, nta mazi akwiye gufata mu gifu cye, nta bindi biryo, nta mbuto, nta gikoma. Kugeza ku mezi 6 umwana aba akwiye konka gusa, amanywa na nijoro ntabwo umubyeyi akwiye gusinzira, arara yonsa umwana we. Inshuro zingahe? Nibura inshuro, bivuga ngo buri masaha 3, inshuro 8 nizo nkeya zishoboka ku munsi, ku masaha 24. Noneho akaba yanazirenza uko umwana ashaka konka ibere. Ibyo bituma umwana agira ubudahangarwa, ntarwaragurike ziriya ndwara z'impiswi, z'umusonga cyangwa n'izindi. Nabyo bituma agira ubuzima bwiza. Hanyuma rero ku mezi 6 bigenda gute? Ni cya gihe umwana atangiye gufata imfashabere. Imfashabere rero arayifata ariko agakomeza no konka kuzagera ku myaka 2. Ni ukuvuga ngo imfashabere ni indyo yuzuye nk'uko muganga mugenzi wanjye yabivuze, harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Iyo ndyo yuzuye umwana akabasha kuyibona, kandi akayibona kenshi inshuro 3 kugera kuri 5 buri munsi. Ni ukuvuga ngo agafata indyo yuzuye y'ibiryo, ariko akaza no kunyuzamo akajya afata za mbuto cyangwa se utundi banyujemo hagati inshuro 2. Ni ukuvuga ngo inshuro 3 kugeza kuri 5 mu masaha 28. Icyo gihe umwana akura neza atarwaraguritse. Hanyuma na nyuma y'imyaka 2 agakomeza akarya indyo yuzuye nyine. Yego. Bityo rero yari indyo yuzuye umwana akura neza, bikamurinda kurwaragurika, akagira ubuzima bwiza, akazabamo n'umuntu muzima nyine uzagira icyo amarira igihugu muri rusange. Yego, ndibaza ari ibyo mu kurwanya kugira umwana agire ubuzima bwiza. Ntabwo ndi busoze ntavuze icyo gutinda kuvuza abana. Yego. Ni message ikomeye, ni ubutumwa bukomeye tukwiye gusubiramo. Ababyeyi bumve ko umwana arwaye, umubyeyi arabimenya. Umwana afite ibimenyetso bigaragara, afite wa muriro, afite ya nkorora, afite impiswi, ari kuruka, arabona umwana yacitse intege, niyihutire kujya aho bamufasha. Umujyanama w'ubuzima nk'uko muganga yabivuze, cyangwa se no kwa muganga, umwana abashe gufashwa hakiri kare. Ziriya ndwara abana barwara ziravurwa, ariko zica vuba. Ni nazo zica abana benshi: umusonga, impiswi. Ntibihutire kuvuza abana, imiti irahari kwa muganga no ku mujyanama w'ubuzima. Turinde ubuzima bw'abana bacu, kuko ubuzima bw'abana buri mu biganza by'ababyeyi babo, buri mu biganza by'imiryango yabo. Murakoze cyane kuri ubwo butumwa bwiza mutanze. Na dogiteri ndagira ngo mubaze icyo abona gikwiye gukorwa, uruhare rwa sosiyete, rw'umuryango muri rusange muri iki kibazo cy'izi ndwara zibasira abana. Muri iki kibazo cy'izi ndwara zibasira abana, nagira ngo umuryango nyarwanda urasabwa gukanguka bakamenya ko umwana koko yugarijwe n'indwara zishobora guhitana ubuzima bwe. Ndagira ngo ndetse mbasangize imibare yavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'abarishamibare, yatangajwe mu mpera z'umwaka ushize wa 2025 mu kwezi gushize. Batugaragarije ko abana baracyapfa, nubwo bigenda bigabanuka, mu burengero bugabanuka, ariko si cyane. Abana baracyapfa nyuma yo kuvuka.
aho usanga abana bo munsi y'imyaka 5 ku bana 1000 bavutse usanga 38 bapfa. 38 rero ku bana 1000 urumva ni benshi badashobora kugeza ku myaka 5, ndetse bakanatubwira bati bari abo munsi y'umwaka umwe bo 27 nabo barapfa bataruzuza umwaka ku bana 1000 bavutse. Hagera no kwiza impinja batararenza ukwezi, kuva kujya ku kwezi iminsi 28 usanga nabo 17 ku bana 1000 ntibagera kuri ya kwezi, ntibuzuza ukwezi. Ibiro bigaragaza rero abana 17 ku 1000 bataruzuza ukwezi, 27 ku 1000 batuzuza umwaka, 38 ku 1000 batuzuza imyaka 5, biratugaragariza ko abana koko bagipfa, ko rero tugomba gushyiraho uruhare nk'umuryango nyarwanda muri rusange ntawe usigaye inyuma, kuko uyu munsi hashobora gupfa umwana w'umuturanyi wanjye cyangwa runaka cyangwa umuntu utazi, ariko ejo bundi akaba uwawe cyangwa mumuna wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa musaza wawe. Aha rero tugomba rero kubyitwararika cyane cyane ko twagize Imana, Dr Diane yatubwiye ko izi ndwara z'impiswi n'umusonga ziri mu ziri ku isonga ko muzihitana bariya abana, ugasanga koko mu kuzirinda byatuma tugabanya ziriya mpfu. Ariko noneho tunibukiranye ko uko tutarwanya zino ndwara niko zikomeza no kugomeza wenda navuga ziba nyinshi, cyane cyane ko ibikorwa bituma izi ndwara zigabanuka ariko dushobora gukorera hamwe muri rusange. Ndetse twanabikora cyagiye turi umuganda, ugasanga igihe turi umuganda turagira isuku aho dutuye, kwa kundi usanga abantu bagira isuku ku nkengero z'ingo zabo ndetse no mu rugo muri rusange, abantu bakagira isuku bakavanaho ibyatsi, ibidendezi by'amazi, bagakubura, bagakurungira inzu, amadirishya bakagira wa muco wo gukingura amadirishya ku manywa, nimugoroba bakayakinga, abantu bakamenya gutura heza. Ndetse n'ibi tuvuga nko mu mijyi ugasanga bari gushyiraho n'ikaburimbo ku mihanda. Ibi byose rero bishobora gutuma koko ziriya ndwara zishobora kurwanywa, kuko izi mikorobe zihisha nyine hariya hari imyanda, hariya hari ibidendezi, hariya hari ibihuru, hariya abana bashobora kujya gukinaho ko bakaba bahavana ibintu byinshi cyane. Ikindi nacyo ngira ngo nakangurira abantu bakuru bose muri rusange ni ukongera kumenya ko umwana wese atureba. Umwana si uwo mbyara mu nda, umwana si uwo dufitanye isano, umwana wese buriya ni umunyarwanda, cyane cyane ko buriya abana nibo Rwanda rw'ejo. Buryo umuntu amaze kugira imyaka 40-50 aba ari kubyina avamo, ni ukuvuga ngo bazamusimbura niba ari abana batoya turi kubona munsi y'imyaka 5, munsi y'imyaka 10-15. Abo bana rero ushobora kutamwitaho kandi ejo wenda ari uzaba gitifu wawe, ntuzaba umujyana mu buzima, uzajya wakwitaho ushaje, hazaba se umushoferi ajya gutwara wenda muri bisi wenda ujya hehe, ugasanga kutamwitaho uri kwihemukira kuko nturi gutegura umuntu uzakwitaho ejo hazaza. Reka nsoreze aho kantu k'umwihariko ku bantu bakuru bose muri rusange. Umuntu wese umaze kurenza imyaka 15 ubundi kwa muganga bavuga ko abaye umuntu mukuru, icyo gituma ava ku muganga w'abana akajya ku baganga b'abantu bakuru. Buri umuntu wese urengeje imyaka 15 yagombye kureba ukuntu agira imyitwarire myiza, agatanga urugero rwiza ku abana batoya. Nk'uko Dr Diane yabidusubiriyemo, abana burya barakopera, bagenda bakopera imico bareba ku bakuru. Abantu bakuru rero bagombye gusabwa gukunda abana bato, hirya yo kubakunda ukamenya uburenganzira bwabo, ukabwubahiriza, ndetse n'ibyo ushinzwe kubakora ukabibakorera, ariko ubereka nyine umuco mwiza, ubereka ibikorwa byiza, muri make ukabandebereho imbere y'abana kugira ngo ukopere ibintu byiza. None niba uri umubyeyi, uri umuturanyi, uri mukuru we, uri uwo hirya muturanye mu mudugudu cyangwa ku murenge, umwana yakora abona ibyo bintu byiza bikorwa n'abantu bakuru koko nawe akabikurana. Ndagira ngo ngaruke kwa kantu buriya gutanga urugero rwiza ntibisaba imyaka myinshi, kuko bana no ku ishuri umwana buryo uri muri segonderi
yagombye kwereka urugero rwiza abana bari muri primaire. N'umwana uri muri primaire uri bakareka abana beza urugero rwiza abana bari hariya hepfo muri amashuri y'incuke. Ibyo ngibyo burya urugero rwiza ntirusaba imyaka ngo myinshi ngo nuko uri mukuru ngo ukuze cyane. Urugero rwiza burya ni ku rugero rwose imyaka umuntu afite yose yatanga urugero rwiza kugira ngo bari abana bato bari gukopera kuri bakuru babo bagenda gukoperaho ibintu byiza bagira ngo bakopereho ingeso mbi. Ngabona kwifuriza abadukurikiye ko mu mwaka wa 2026 rwose bakwitangira icyo kwereka ingeso nziza abana ariko no kubabungabunga babarinda icyatuma ubuzima bwabo buhungabana. Haba hari ikintu kitagenda neza ku mwana uwo ari we wese bagahita bamugeza ku nzego zibishinzwe cyane cyane urwego rw'ubuvuzi ku ivuriro rimwegereye cyangwa kumujyana mu buzima. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbaze ikibazo cya nyuma musubiza mu masegonda make. Twavuze uruhare nyine rw'ababyeyi rwa sosiyete. Ndagira ngo mutubwire ni iki mwasaba inzego zishinzwe ubuzima mu gihugu cyacu mu kurwanya cyangwa mu kurinda izi ndwara z'impiswi n'umusonga. Reka mbere kuri Dr. Diane. Murakoze. Ibyinshi birahari ariko buri gihe burya haba hari icyo kongeraho. Ibyinshi birahari, iyo mvuze ngo ibyinshi birahari, dufite sisiteme y'ubuzima ikora, dufite inzego zitandukanye uhereye ku mujyanama w'ubuzima ukagera ku ma health post, ukagera ku bigo nderabuzima, ku bitaro by'inzego za mbere no ku bitaro byisumbuyeho bifite n'abaganga. Yenda ikintu twatsindagira cyane ni ukugira ngo imiti ijye iboneka ahantu hose, sibyo? Ni ukuvuga ngo uhereye kuri buri rwego umwana ahagera nyine ahasanga imiti irahari, ariko ntikabure nyine iba ihari igihe cyose umwana arwaye kandi abikeneye. Hanyuma rero ikindi, hari amambulanse, ni imodoka zitaransfera abana zibavana abarwayi bose zibavana ku rwego rumwe zibajyana ku rundi. Nazo zibe zihari zihagije, ntizibe ari nkeya, wenda zizongerwe. Ndumva aricyo umuntu yavugaho. Hanyuma abaganga bo, kuba abaganga bahari babavura barahari, ariko ubu ngubu hari gahunda yo kongera abaganga kandi iri gukorwa neza. Turizera ko mu minsi izaza hazaba hari abaganga bahagije. Ku bitaro byose haba hari abaganga bavura abana? Barahari. So ni ngo ku bigo nderabuzima hari abaforomo bakira abana bakabavura, ku bitaro hari abadogiteri b'abajenalisi cyangwa b'abapediatre baba bahari. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbaze na Dr. Anicet. Icyo nasaba nk'inzego z'ubuzima muri rusange mu kurengera ubuzima bw'abana ni uko wenda hakorwa gahunda ihamye yo gutanga amakuru ku babyeyi, ubukangurambaga, guha amakuru ababyeyi n'abarezi barera bariya abana, kuko twabonye ko abana ntibarerwa n'ababyeyi gusa, hari n'abakozi bo mu rugo, ndetse hakaba n'amakuru yo ahabwa abana, kuko twabonye ko abana kugeza ku myaka 15 hari umwana ushobora guha amakuru nawe akamugirira akamaro, nawe akaba yarengera ubuzima bwe. Cyangwa njye numva bibaye byiza Minisiteri y'Ubuzima n'inzego bakorana bareba ukuntu habaho ko gahunda ihamye yo guha abaturarwanda muri rusange mu byiciro bitandukanye amakuru yo kugira ngo izi ndwara z'abana abantu bamenye ibimenyetso byazo, bamenye icyo bakora, kandi banabakangurire koko umuntu wese yafasha umwana kugira ngo umwana ntagume mu rugo igihe afite ikibazo, ahubwo agezwa aho agomba gukurikiranwa kugira ngo bamurengere, bamurinde kuba yahasiga ubuzima. Reka mbashimire cyane. Dr. Dan, ndagushimiye cyane ku bumenyi bwinshi utanze muri kiganiro, ku nararibonye utanze nk'umuntu w'umuganga w'inzobere kandi uzi koko izi ndwara zibasira abana ndetse n'uburyo buzirindwa. Urakoze cyane. Murakoze. Dr. Anicet, ndagushimira cyane kandi tuzaba tugushimira uburyo ugira uruhare cyane muri kiganiro Maisha Talk, utubwira icyo nakwita nka experience aho turuka mu cyaro cyangwa mu mujyi, uko ugendayo kenshi ukabisobanura kandi ukabibwira abantu mu buryo bwumvikana. Murakoze cyane.
namwe rero abari badukurikiye turabashimiye cyane, twizeye ko hari icyo musigaranye muri iki kiganiro. N'ubutaha tuzashaka izindi ngingo tuzagenda tubaganiraho zibafasha kugira ngo mukomeze mugire ubuzima bwiza. Mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Ngiye mwari kumwe, ndi Rukundo Charles Rwanga, naho ubutaha.